maybe hanyuma tumanuke ku kiganiro nyirizina. Gusa ntibihagije. Ngewe nitwa Antoine Rutayisire, ndi umupastori mu Rwanda, paruwasi ya Anglikani yitwa Remera i Kigali. Tuguhaye ikaze. Iyo murakoze. Reka tuganire. Uri doctor, ntago tugiye kwibanda navuga ku by'amashuri, reka twibande ku by'iyobokamana. Iyobokamana ni ikintu kigari cyangwa se agakiza. Yesu yaraje twaramuhawe, hari n'Imana rurema. Reka aribyo tusa nk'abakozeho dusobanuze tunasobanukirwe. Iyobokamana ni ikintu kigari. Reka duhere kuri ubu ngubu reverend cyangwa se umubyeyi umushumba. Iyobokamana ririmo riragenda rikura mu rwego ruri hejuru, kandi niyo mission dufite iri muri Matayo ko tugomba kuja ahantu hose tukahahindura abantu bose tukabahindura abigishwa. Kuri wewe ubona kwiyongera kwa makanisa, imihamagaro igakomeza kwiyongera, byaba ari ya mission yabaye accomplished cyangwa byaba byaravanzwemo izindi mpamvu cyangwa se izindi objectives zitari muri Bible? Ahantu Paulo yandikiye Abafilipi aravugira ngo bamwe ngo bakora umurimo kubwo kwirema ibice, ngo abandi babikorana umutima ukunze, ngo uko byagenda kose Kristo aramamazwa. Rero hari abantu babwiriza ubutumwa ko kubera ko bafite umutwaro, hari n'ababwiriza ubutumwa kubera inyungu zabo bwite, ariko uko byagenda kose cyangwa umuntu ko Kristo yamamazwa. Okay, Sinje? Nje ndashaka kubaza hagati ya Dogiteri na Revera na Pastori na Antoine na Rutayisire ni rihe zina ukunda kwitwa mbere yuko nkubaza? Hagati ya Pastori, Dogiteri na Revera, Antoine na Rutayisire. Amazina yose? Oya, ntabwo yose ari amazina. Harimo amatitre, amwe n'amazina n'amatitre. None ushaka kumenya iki? Shaka muri fonction cyo ukunda kwitwa n'amazina yawe. Jewe nkunda kwitwa izina ryanjye Rutayisire Antoine, hanyuma fonction ni Pastori ni iryo ngiri. Urakoze cyane. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza, uri muri Anglikani, ngira ngo ibarizwa muri Episcopal ndibaza. Oya, Anglikani na Episcopal ni amagambo abiri avuga kimwe urebye. Yego. Ari ugende muri Anglikani, nshobora kuba muri Anglikani. Twahoze turi muri Eglise Episcopal kugeza muri 2008 n'icyenda nkaho. Hanyuma barongera bagaruka muri Anglikani kubera yuko Eglise Episcopal cyane cyane muri Amerika yagiye mu murongo twe tutemera. Tugaruka ku izina ryabanje rya Anglikani. Urakoze cyane. Ni naho hari ikibazo nyine kuko twari dusanzwe tuzi ko muri Episcopal kandi twe tukaba turi muri Evangelical cyangwa se Pentecote. Nari ningiza amatsiko yo kubaza impamvu bagutumira kandi uri muri iyo impamvu bantumira. Nicyo nashakaga kubaza ko muri Bibiliya baravuga ngo byavuzwe na Petero ngo mbonye ko ahantu hose abubaha Imana bakayumvira bakayizera ngo ibemera. Ubwo rero Anglikani gutumirwa mu itorero rya Gipantekote byose ni amatorero ya Gikristo. Ubwo rero ahubwo wagombye kubaza abantumiye, nawe ugiye sinzi impamvu. Niwe turi kumwe, niyo mpamvu nakubarije ikintu dushobora kuba warakibaje kuko mbona amadini bagira imipaka, ariko bakaba bagutumira kenshi. Ntabwo njye nibaza ibibazo byinshi kuko ngewe nagize umugisha amatorero ya Gipantekote, Evangelique n'asanzwe hose igihe ndahabwiriza. Dr. urakoze cyane. Reka nongere nibarize. Pastor, thank you. Reka nshime, hanyuma reka nibarize gutya. Hari uruhimbi, hari ku mwisho w'ukwezi iyo turimo turangiza ukwezi hari ukuntu twibuka urupfu rwa Yesu Kristo, tukibuka Pasaka. Hari uruhimbi, hari amaraso tunywa, hari n'umugati abashumba baduha. Uri umugaturika? Oya, ndi umupantekote. Buriya uvuze ngo hari amaraso tunywa, buriya mu matorero ya Giprotestani ntabwo twebwe twemera ko tunywa amaraso. Okay. Twibuka amaraso yatumye. Reka twifashishe iryo jambo. Buri kwezi twibuka urupfu rwa Yesu Kristo. Ese ninde uhanguriye kwegera rero ruhimbi? N'ufite icyaha cyangwa n'uwiyejeje? Icyo ni ikibazo cyiza. Bibiliya irisobanura.
ubundi cyambere twe twegera uruhimbi kugira ngo twibuke ko Kristo yadupfiriye ariko Paulo yandikira abakorinto yaravuye ngo ariko ngo ntimugapfe kwegera uruhimbi rw'umwami ameza y'umwami uko mwishakira ngo buri muntu wese abanze yisuzume yumve niba koko akwiriye kwegera ayo meza ngo kuko impamvu benshi bagira intege nke ngo abandi bakarwara ngo abandi bakanapfa ngo nuko babikora batabyitayeho rero icyo gihita kigusobanurira kikakubwira ngo ubundi umuntu wegera ameza y'umwami wacu ni umuntu uzi ko Yesu yamucunguye akaba ari umucunguzi we n'umwami we ariko Bibiliya igatubwira ngo ariko iyo watangiye gusubira mu byaha ubigambiriye yego ngo wamushubije ku musaraba niko mu Baheburayo bavuga ubundi wagombye kwisuzuma wasanga utabikwiriye ukiheza umupagani aramutse asanze muri icyo gikorwa agashaka nawe kwegera uruhimbi yabyemererwa ayo yewe muransetsa ubwo ni nk'umuntu wagenda ndabona ukiri muto ibyo nari ngiye gukoresha ushobora kutabyumva reka kamvuge kuri Somani ufite umugore n'abana ubu uyu muhungu atwaye ifoto y'umugore wawe akayimanika mu nzu ye hari sanse byawe bifite n'ibindi ni kimwe twebwe tuje kwibuka ko umwami wacu yadupfiriye nawe uraje ugiyemo widumbuyemo ugiye kwibuka ibyo mudafitanye isano ubwo uba wibuka iki ibyo rwose ibyo ni ubuswa bwinshi ikibazo naje mbaza mu byo wigishe hano wigishije bakoze ku maministeri 5 usanga mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 11 hari uwa mbere w'intumwa umuhanuzi umuvugabutumwa bwiza umushumba cyangwa se umwungeri n'umwigisha ariko iri shami ry'umwigisha tirikora mu matorero menshi ayo nagiye mbona rikora ryari cyangwa se kubera iki barisuzugura kandi ari ryo rikuru ubajije umwigisha ntabwo ari ryo ryonyine ubundi urabona ziriya mpano zose ukoresha zagombye gukora zose ahubwo intege nke z'itorero nuko hasigaye hakora ebyiri gusa hasigaye hakora ivugabutumwa naryo rikorwa nabi n'abashumba byatewe n'iki abashumba banize izindi bazibuza gukora ariko ubundi itorero rikora neza zose zagombye gukora kuko ubundi intumwa zijya imbere zikaburudozinga zigategura itorero rikaguka abavugabutumwa bakajya inyuma bakabwiriza abahanuzi bagakosora amakosa agenda akoreka no mu itorero riri established hanyuma abashumba bakaragira abigisha bakigisha so ubundi zose zagombye gukora urakoze cyane hanyuma icyo mbaza Bibiliya iratubwira ko tugomba kubyara tukuzuza isi ku kibazo cya menopause kirimo kibazwa n'abanyetorero mu gitondo na nimugoroba bakavuga ngo ese birakwiye ko tubyara bake amareta yashizeho by the way ama regulations niko nabyita bivuga ko tugomba kubyara bake dushoboye kurera ariko Bibiliya ikatubwira ko atari twe turera ko Imana ari providing uko bagomba kubaho ese ikibazo cya menopause mu itorero cyo kiravugwa hiki ngewe nibwira yuko abantu benshi bajya bakoresha inuza bati Imana yaratubwiye ngo tubyare twuzure isi kubyara ni umugisha ntabwo ari itegeko aho niyo ikosa rya mbere riri kuko kubyara nusoma muri Bibiliya Zaburi 127 128 n'ahandi hose baravuga ngo urubyaro ni umugisha uva ku Uwiteka ntabwo ari umwandu uturuka ku Mana ni umwandu ni umugisha uva ku Uwiteka ntabwo ari itegeko iyo riba ari itegeko umunyabyaha wa mbere ko ari Yesu kuko yapfuye afite imyaka 33 yagombaga kuba yararongoye agasohoza itegeko ry'Imana ubundi wagaheza yari kuba Paulo kwa nawe arabyivugira tubuse n'igihe utaragombaga gufata umugore nk'abandi mu byare so rero ubundi yari itegeko buri muntu wese abagomba kuryumvira rero kuba Yesu atarabikoze ndetse akanabivuga yuko hari abantu bazabireka kubw'ubwami bw'Imana bikubwira yuko ni umugisha ntabwo ari itegeko umugisha ufata ushaka ikibazo cyo kubyara nuko biri muri imperative bigaragara nk'itegeko ariko ubundi ni umugisha ariko n'ubundi imigisha nayo ivugwa muri imperative ugende ugire umugisha ubyare wororoke uwo ni umugisha mba nkusabiye ntabwo ari itegeko mba nkwaye rero aho niho abantu bakorera amakosa rero kubyara abo ushobora kurera rero icyo gikurikiyeho cyo kuvuga ngo Imana niyirera birya ni ukwibeshya cyane uzabara abana batabona school fees kubera ko ababyeyi badashobora kuzibona kandi Imana iriho kandi basenga
ibyo mujye mubyitondera tubyitondera mukabaswa hari Imana koko niyirera ariko ikoresheje ababyeyi koresheje yego hari yego buri torero rigira doctrine yabo cyangwa se navuga uburyo ryashizeho imirongo migari bagenderaho hari nk'abanyetorero usanga barabigize icyaha banatohoza bamenye umuntu ushobora kuba waragiye muri navuga akantu ka planning bakumva ko ari ibibazo bityo nk'abanyetorero bagahora bumva ko ari nk'icyaha bafite imbere y'Imana icyo wabaha ibihe bitekerezo banabasubiza bati bo yewe nababwira ngo n'ubundi agakiza tukabona ku buntu bazajya imbere ya Yesu bibabarire thank you icyo si ikibazo birebire wenda tuzagifatira undi mwanya ariko icyo nshaka kubaza waje kubwiriza mu itorero ry'abakongomani b'impunzi bari muri Kenya bari mu bibazo bikomeye bafite kuba barasenyewe bariciwe baranyazwe ibyabo ibibazo bikomeye nk'ibyabaye iwanyu mu Rwanda habaye jenoside ibintu bitamenyerewe muri Afurika twabonye hanyuma mu Rwanda hakaba harabaye ikintu cyitwa ubumwe n'ubwiyunge icya kabiri habaho icyo bita isaranganya ry'ubutaka icya gatatu habaho ijambo rivuga ngo ndi umunyarwanda nta muhutu nta mututsi ibyo biva kuri politiki ya leta cyangwa byavuye mu banyamasengesho kuko numvaga isa n'ikiyobowe n'umwuka kugira ngo tube twaheraho kugira icyo twabwira abakongomani b'impunzi wasuye buriya n'ubundi namwe igihugu cyanyu kugira ngo kizatungane ibyo byose bizakenerwa cya mbere azabanza gukenerwa ayo masengesho kugira ngo Imana ibahe ubuyobozi abakongomani bose ubuyobozi bwumva buri mukongomani ari umunyagihugu ntibagira abo baheza ngo uvuga ruriya rurimi ubwo si uwa hano kuko yewe birananangaza yuko abegereye u Rwanda bakavuga ikinyarwanda kuki badafata abegereye za Zambia bavuga iciruba ngo babwire ati mwebwe muri abazambia abegereye Uganda bavuga ikinyankore babwira ati mwe nimusubire Uganda ni ikibazo nibwira ko kitanafite naho ihuriye na Kongo ni ikibazo cyaje mu buryo buvuye mu Rwanda ibyo dushatse twanabivuga dutyo rero bivuga ngo icyo murimo kuvuga hazabaho igihe Kongo izakenera umuyobozi wumva ko buri mukongomani ari umukongomani ururimi yabavuga rwose ibyo rero bizabaho mubisabiye mubyingingiye mushimye namara kujyaho bizasaba ko mwebwe mwakomeretse mwapfushije mwatakaje ibintu mubanza mugakira ibikomere byanyu mukaniyunga nabo mugiye guturana babibakoreye ibyo nibyo bindi hagomba kuzanakurikiraho porogaramu ya ndi umukongomani yumvisha ko uri mukongomani ari umukongomani n'uri mukongomani ari umukongomani afite so rero ibyo ni umurongo twebwe twafashe ariko nshobora guhamya ntashidikanye ko namwe nimugira umugisha nk'uwo twagize inzira twanyuzemo niyo muzanyuramo ikibazo cyanje ndabaza ati se n'abayobozi b'igihugu babitekereje cyangwa byakomotse mu banyamasengesho kuko nzi ko ni bose kuko buri iyo ugiye gusenga ugomba gusenga ufite viziyo y'igihugu ushaka ugasaba Imana igihugu ushaka ariko nawe umunyapolitike niwe ufata ibyemezo niwe utanga ugasenga mu rwihisho abanyapolitike bakavuga hanze akaba ari nabo bakomerwa amashyi akaba ari bo bamenyekana ariko twe ntacyo bidutwaye icyo twasengeraga tuba twakigezeho tukiri kuri iyo point hari kimwe mu bitabo nabonye kuri Google cya reconciliation navuga nka lifestyle yego sibyo ntabwo nagisomye ariko mu bikirimwo navuga n'urugero cyangwa se n'ibibazo ubu bwoko burimo ni nkizihe nkingo ubona zafasha buno bwoko nanone muri reconciliation kuko nayo irakenewe hari ariko wahera nangaha muri yes jewe muri icyo gitabo cya reconciliation is my lifestyle mvugamo inkuru yanjye uko nagiye nkomereka ndi umwana bishe data badusenyera batwicira ubuzima cyane rwose nkomereka ndi umuntu w'umujene w'umutineja abita ingimbi twirukana mu mashuri nkomereka ndi young adult ndi umusore ndi umwarimu muri university barampfobya banyohereza kwigisha muri troncome
nkomereka ndi mukuru muri jenoside kuko yabaye ndi n'umugabo mfite umugore urumva wose n'ahantu umuntu aba yaragiye akomerekera ariko mbona igisubizo mu musaraba wa Yesu ndakira mu gukira kwanjye mpinduka muri konsayira mba mu bumwe n'ubwiyunge hanyuma urumva rero ni shominoma ni urugendo nifuza ko n'abandi bazagenda urakoze reka nanjye mbaze ikibazo umutwaro cyangwa se bagage message nkuru waje ufitiye abantu ba Nairobi k'itorero rya Nairobi cyangwa se impunzi ziri hano numva ugituye uruhutse cyari iki? Ntabwo nduhutse umutwaro nari mfite natumiwe n'abayumbe abanyamasengesho nabigije gusengera igihugu kuko ni ikintu mbona mukeneye cyane abakongomani mubaye impunzi mukeneye gusengera igihugu cyanyu mushyizeho umwete kugeza igihe muzabona gihindutse ishimwe mu isi ntabwo rero navuga ngo umutwaro narawuruhutse kuko icyo dusengera ntikiragerwaho ubwo gihe ndacyasenga n'abandi nzahura nabo nkamwe nzabakangura nimukanguka nkabona mwashubijwe nzanezerwa kuko gihe mfite iwacu abakeneye kugira iwabo ni mwebwe yego revera cyangwa se mushumba hari umubatizo wabaye muri gatolika wayikuriyemo wabaye mu seminari ndetse ubu ngubu uri muri navuga muri anglikani nk'umushumba umubatizo wo muri gatolika umubatizo wo mu anglikani n'umubatizo wo mu baporo ni uwuhe uri real cyangwa se muzima nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga? Reka tubanze hari impaka abantu bakunze kujya zimbura mu maro ubundi umubatizo nyamubatizo ni ukwizera Kristo ugashushanywa nawe mu rupfu rwe ko Pawulo arandika akavuga ngo twebwe twashushanijwe na Kristo mu rupfu rwe kubw'umubatizo so umubatizo ni symbol ariko realite yayo ni ukwizera mfite mu mutima ko Kristo yampfiriye akanzukira iyo mbatijwe rero ni introduction mu muryango w'Imana mba narahawe no kwizera Kristo icyo kintu ntabwo abantu benshi baragisobanukirwa rero forume y'umubatizo ubundi ukurikije etimology y'ijambo baptizo washyira abantu mu mazi menshi iyo no mu gitabo cy'umukristo cy'abagatolika niko byanditse ngo uyu mubatizo ukozwe nk'uko wagombye gukorwa ngo ni ukwinika no gucubiza icyo si kimwe yego ubu wakoze ikibazo n'uwagiye guhindura baptizo mu kigiriki ntavuge ngo mugende mu binike ahubwo agaterura ikigiriki akakigumisha mu kinyarwanda no mu gifaransa no mu cyongereza naho ubundi nta kibazo ngengere twebwe warumbaje ngo ibyo muri anglikani twebwe twemera yuko ushobora kubatizwa mu mazi menshi tunayabatizamo twebwe dufite na batisteri nindi tubatiza mu mazi menshi ariko kubera ko ari anglikani nyine banabatiza no ku gahanga abantu bagiye bambaza rero ryo ku gahanga buri umubatizo ukozwe neza ntabwo ari mu byihorere kuko n'ubundi symbol ushobora kugira ifoto nini y'umugore wawe cyangwa agafoto gato ibyo byose ni symbol icyangombwa nuko ufite umugore icyangombwa nagakiza cyangwa ntabwo ari forume y'umubatizo ariko ibyo nzi ko ari impaka abantu bajya mu madini donc ugiye muri theology nagutsinda kuko abateologiye bo nta nubwo babitindaho cyane bitindwaho n'abanyamadini abateologiye barakubwira ati ni symbol ni symbol ushobora no kukubatiza nk'uko abayisilamu bajya biyeza bakoresha amageste gusa nta n'amazi bashyizeho ujya ubabona iyo bari ahantu bakoresha amageste ngo yo kwiyeza symbol ni symbol realite ya symbol ni ikiba cyarabaye muri wowe ariko reka ibyo twe kubijyaho impaka kuko reka ukoze ku kintu cyitwa idini none dufite kutamenya cyane ku bintu byitwa idini ni iki amagambo wumva wasobanurira umuntu ufite urwo rujijo ikibazo nanone cy'idini kuko idini yangoroba ibintu byose idini na intuza ya mbere religion ni ibyo wizera ariko ubundi bigahinduka denomination usengeramo ubundi bigahinduka iyo mihango ukora ni ibyo byose ariko ubundi kenshi iyo tuvuze ngo ni ikibazo cy'amadini bavuga ngo biba byinjiye muri denomination mu mpaka za denomination naho ubundi idini cyo ni ikintu kigari cyane nabwo ngiye kugisobanura byatwara umwanya yego reka nse kugira ngo mpeze mugenzi wanjye umwanya se nkubaza ikindi kibazo itorero
rikeneye urumutrainer navuga w'abapasiteri, umuntu urahugura abapasiteri. Itorero rikeneye kuyoborwa n'abanyamwuka cyangwa rikeneye kuyoborwa n'abantu bize theology? byombi. Umunyamwuka udafite theology ngubwira uko bimeze. Umunyamwuka udafite theology ni nk'umuntu ucana umuriro adafite inkwi, aba yicana. Umunyabwenge udafite umwuka ni nk'umuntu ufite inkwi adafite umuriro. Bombi rezo zitazaba zizaba mbi, kuko umunyamwuka uhuha umwuka agahanura akavuga ariko adafite ijambo ayobya abantu, kuko Satani ashobora kumukoreramo kandi ntamenye ko yamukoreyemo. Ariko umuntu ufite ijambo ntagire umwuka ahinduka umuspekireta, ni umunyamagambo ariko imbaraga ntazo, kuko imbaraga ziva mu mwuka. Ntabwo wakosora ibyo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Iyo umwuka adahari nta mbaraga muba mufite ubwenge ariko nta mbaraga, kuko igihindura abantu ntabwo ari ubwenge bwawe, ni imbaraga z'umwuka zigukoreramo. Ubwo byombi birakenewe. Urakoze cyane. Urumva hari abantu bajya bibeshya ngo abigishwa ba Yesu ngo bari abanyamwuka ntibize amashuri. Yego. Ahubwo narwo umuntu uvuga gutyo wenda mbikosore muri iki kiganiro. Ahubwo nawe ni umuswa. Ubundi kugira ngo ubone bachelors muri theology umara imyaka 3 ku ntebe. Petero yamaze imyaka 3 agendana na Yesu, amaze kuzuka amara iminsi 40 n'abakorera revision kugira ngo abereke neza summary y'ibyo bagomba kwizera. Arangije avuga ati ariko iyi theology mbigishije mufite bachelors. Nabigishije imyaka 3. Niba hari umuntu wibwira ko arusha Petero kwiga theology, azambwira aho yigiye gukorera ibitangaza, azanyereka aho yagenze ku mazi. Petero burya yize mu ishuri risumba yo twigamo yose, kuko Yesu yabatumye kwirukana abadayimoni abakoresha entrenoma, baraza bamuha report arabakosora. Twebwe ntaho twigiye, twize ibipapuro gusa, ariko buri ishuri ba Petero bize mu ryari the best university. Bari bafite bachelors bisigaye babi, ariko bongeraho baravuga ati rero buriya masters muzabona muzahabwa imbaraga umwuka wera nabaza. Ikibazo cyanje kisa n'ikigarutse kuri gihe cya mbere. Iri shuri twavugaga aka kato kikanyuma ishuri muri aba ministeri zitanu, ni ukwiga theology cyangwa ni ukundi kwigishwa mu itorero? Bikorwa gute mu itorero kugira ngo abantu bige, abayoboke, kuko bose numva ko batabona ubushobozi bwo kwiga theology? Bigenda gute kugira ngo babe bose bakwiga abakristo? Muri icyo gice wavuze baravuga ngo yashyizeho intumwa, ashyiraho abahanuzi, ashyiraho ababwirizabutumwa bwiza n'abungeri n'abigisha ngo abera batunganirizwe kugabura iby'Imana. Bivuga ngo hano mu itorero ngomba kuva iyi nyigisho kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 ku buryo mutunganirizwa gukora umurimo w'Imana. Nkanasubira inyuma higisho gute inyigisho. Nanone nawe ngiye kuguha irindi somo, kuko urumva muri nko mu masomo nigisha abapastori mu ishuri ryacu rya theology harimo n'isomo ryo kudevelop icyo kintu cy'inyigisho zigishwa mu itorero. Ukavuga ngo reka ndebe ubukene bw'itorero ryanjye. Ukwa mbere baziga seri z'inyigisho wenda kugakiza, nibarangiza baziga seri z'inyigisho kukuzura umwuka, nibarangiza baziga seri z'inyigisho ku gukoreshereza Imana ubutunzi bwacu, nibarangiza baziga inyigisho ku kubyara abandi mu gakiza. Abakristo bagahora biga ibintu bituma bazamuka aho kugira ngo bagume aho bari. Abantu benshi njya mbivuga, dufite YouTube ya paruwasi. Hari abantu benshi bajya banyandikira ati twebwe twakuriye kuri YouTube ya Remera kubera ikinyigisho zacu zitondetse mu buryo butuma umukristo akura. Hanyuma ikibazo, nzi ko Dr. Wayize waramaze guhamagarwa kuko kuri kinyigisho n'ibiganiro wakoze uje kwiga doctora, bwari ubukene wariko wumva bw'ubumenyi cyangwa n'Imana yabikusabye, niki cyabiguteye? Buri hari igihe ukora ibintu wenda unabizi, ariko kubera ko udafite igipapuro kibihamya, ariko ubundi muntu atwigisha. Ariko jewe numvaga mfite n'umuhamagaro wo kuzajya nigisha abapastori. Rero kugira ngo uzigisha abapastori ugomba kuba ufite certification yuko ubifitiye ubushobozi, ufitiye kandi no kubikoraho ubushakashatsi, n'ibyo uzi ukabishyira hamwe bigahura. Yego.
urakoze cyane mushumba. Ku kibazo yego dusa n'abagana ku musozo kuko igihe nacyo kiratugendanye cyane. Hari ikibazo cy'indowa, sinzi nimba indowa ni iki? Indowa, marriage. nagira ngo atari ikinyamurenge kindi nari mbiza ariko abandi bishobora kuba ari ikindi by'indimi zagiye zivanga. Ikibazo cya marriage ziravugwaho gutandukanye bikurikiranye nanone na ya matorero, ndagenda ngaruka cyane kuri icyo gutandukanye gute. Okay, hari abavuga ko ubu turimo turabona by the way ingo zitandukana, nyuma tukaza kubona barya batandukanye bongera gushingirwa imbere mu itorero. Buri wese akagenda defanda bikurikiranye, navuga na ya doctrine ya rya torero cyangwa se niyo ministeri, ariko mu buryo Bible ibivugaho marriage cyangwa se urugo, ariko wanabyanditseho n'igitabo. Urugo, marriage iri spiritual balanced ndetse no mu buryo bw'amategeko nibimeze ite? Nyine niyo ngiyo niyo umugabo n'umugore basezerana bakubahiriza amasezerano bakoze, bakagira urugo rurimo Imana, bakagira urugo rurimo imbuto z'umwuka, bakagira urugo rugenda nk'uko Imana yavuze, kuko Bibiliya ifite byinshi yavuze ku rugo. Rero ugiye kumbaza ubwo nanone nawe ngiye kuguha isomo rirerire cyane ku rugo nk'uko Imana irashaka. Urugo rurimo umugabo ukunda umugore we, akaba umutambyi w'urugo rwe, akaba umurezi w'abana be, rurimo umugore wubaha umugabo, rurimo umugore n'umugabo bafatanya bakarera abana nk'uko Imana ishaka, bagakundana bakazarinda batandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu akabasanga bakiri kumwe. Urwo ni urugo nk'uko Imana irushaka. Ariko iyo ni isi ideale, ntabwo ariyo tubamo. Ntabwo ariyo. Iyo tubamo ibamo abanyabyaha basezerana batanizera Imana. Yego. Wowe ugashaka ko babaho nk'abantu bubaha Imana kandi nta niyo bafite. So ngira ngo naho hari ikibazo. Naho hari ikibazo. Reka nigiheke pasiteri yemerewe kuvuga ati wewe waretswe cyangwa wewe wanzwe cyangwa wewe watandukanye na mugenzi wawe uhanguriwe gushaka mu gihunda atarapfa. Buri torero ryagiye rishyiraho imirongo ngenderwaho. Nk'iwacu muri Anglikani, ndavuga muri kanonizo za Anglikani y'u Rwanda, umugabo arongoye umugore agasanga ariho nk'ibintu yamuhishe. Yego. Wenda agasanga umugabo ntashoboye gusohoza inshingano ze za kigabo, ariko ndavuga mu buryo muri fiziko. Ushobora kuba ati wamuhishe yuko ibi ngibi bitashobokaga, cyangwa n'umugore. Yego. Icyo gihe ushobora kugira. Hari n'igihe umugore ashobora kugenda akarongorwa n'undi bagasezerana. Icyo gihe ntabwo uvuga ngo uriya mugore agomba kuzadivorusa ngo agaruke iwawe. Icyo gihe bafite uburenganzira bwo bati kamwe uyu muntu ntabwo ahambiriwe n'isezerano, kuko isezerano uriya yarivuyemo yanafashe irindi. Icyo gihe bashobora kumureka agasezerano, bashobora gukomeza. Ariko rero itorero niryo rigira baba barashyizeho umurongo migari. ahubwo akenshi ikibazo nuko amatorero ashyiraho umurongo ngenderwaho umwe wonyine, kavuga ngo uwadivoruje ntitumusezeranye. Bose nutamusezeranya kandi akarongora, uzamwemera nk'umukristo cyangwa uzamuhakana? Aho hari ikintu gisaba gutekereza cyane buriya kigorana. Ngira ngo aho tukiri aho wenda tuza no kuja ku musozo, ngira ngo amadini ni menshi, bafite n'amaregrema d'ordre intérêt, kuko amadini usanga ari amasosiyasiyo sans but lucratif, ariko rimwe na rimwe ugasanga ni but lucratif kuko barahishe, ariko nanone bafite statut na regrema d'ordre intérieur. Ngira ngo amasitati yose abashingiye kuri constitution imwe yanditswe ariyo Bibiliya. Dusanze ntabwo ari buri gihe, hari ibintu byinshi burya biba mu masitati n'amaregrema d'ordre intérieur, cyane cyane ya Eglise bidashingiye kuri Bibiliya tora. Naho niho mvuga ate se tugendera ku maregrema, hariho ibyanditswe ku ndowa, icyo Yesu yabivuzeho Matayo 19, ni nacyo kintu intumwa zabashe kuvuga nazo zirakaye, ziravuga ati byo biragoye. Ngira ngo twakagombye kugendera kuri icyo tudatekereje, tutashizemo ubwenge. Iyo utangiye kugitekerezaho ahubwo ukurikiye ibya Yesu, kuko naho abatambyi nako abafarisayo n'abanditsi bahereye baravuga ati ko Mose yaduhaye uburenganzira ngo umugabo narambirwa umugore ajya musenda. Saravuga ati ariko nuko imitima yanyu yari yinangiye, ubundi depart Imana yashaka ko umugabo abana n'umugore, niyo mpamvu yaremye umugabo umwe ku mugore umwe. Atariko umuntu uzasenda umugore atamuhoye gusambana, bivuga ngo harimo nawe hari akantu yasizemo kavuga ngo kamemo hari context bishobora gushoboka ko. Ariko iyo tugiye mu icyo bita gusambana, si tubona bitubibona tugiye neza mu rurimi rwabo rw'iki
gusambana nyako icyo bivuga ko atari imibonano mpuzabitsina harimo irindi jambo. Ibyo ngibyo byo rwose biri clear, ijambo yakoresheje ni ugusambana byo guhuza umubiri. So reka gira ngo icyo ngicyo nacyo twe kugikoraho deba ndende, kuko Imana yo yari izi ko turi abantu. Iteka ryose iteganya way out, kavuga ngo nibyanga nta kibazo. Erega abantu bazatunanira kubera ko ntabwo abantu bose bizeye Imana. Yego. Reka duse n'abagana ku musozo. Uru rusaku ntabwo rurimo, nta kibazo. Reka duse n'abagana ku musozo tubaza dutya: uramutse ubonye umukobwa w'umuyisilamu n'umuhungu w'umukizwa wabashingira? Biragora. Umukobwa akomeye kuri Isilamu ntahindure ngo abe umukristo, automatically Gisimba sishingira kubera consistency, kubera ko indahiro agiye kurahira ntabwo ayemera. Ntabwo yarahira mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kandi atabyemera. So ibyo nabankoze byose nta gaciro byaba bifite. Nta gaciro. Hanyuma icyanyuma, uramutse ugiye gushingira umukobwa ugasanga aratwite inda y'uwo bagiye gushakana, wamushingira? Cyane genda n'abashingira. C'est vrai. None se urumva ariko hari ibintu umva, uyu mukobwa mujye mutandukanya ibintu. Yego. Uyu mukobwa yakoze icyaha n'umuhungu. Yego. Bararyamana. Ubundi kubasezeranya nta hantu namwe byanditse ngo nzajya nsezeranya abantu batakoze ibyaha. Yego. Nigeze no kubibwira abantu b'urubyiruko rw'iwacu, tuganira barambwira ati atari ko warukwiye kudukuriraho biriya bintu. Ndababwira ntoya, jewe sinzasaba test de grossesse. Yego. Nzajya mbasaba test de virginity. Okay. Kuko icyaha si ugutwita, icyaha no gusamba. So abasambanye ntibatwite urabasezeranira. Yes. Uwo muswa wasambanye adafashe ibipirire cyangwa n'ibindi aratwise. Uti we sinkusezeranye. Yego. Oya, none se ko n'ubundi umugabo wamutwaye urangira iki kubahesha umugisha na mutware? Nta kibazo mbona. Yego, reka tubashimire. Icyo kora giye icyo nkora. Iyo wakoze nk'ibyo ahubwo ndabihanisha nkabanza nkabagarura mu nzira. Namara kubagarura mu nzira nkabasezerana. Reka tubashimire kanyuma dusezerana. Dr. uri dogiteri, uri revera, wakagombye kuba ari bishop cyangwa irindi titre, kandi amakuru tuzi mperuka i Kigali bakuvuga nk'umuntu ucya bugufi. Nihe ntwaro wakoresheje muri Bibiliya kugira ngo ucye bugufi? Avec ninde wakubwiye ko nca bugufi? Turabibona. Niko muvuga? Yego. Sawa. Guca bugufi k'umuntu kumenywa n'Imana, ubundi ibindi byose. Thank you. Reka tugushimira mushumba. Ko n'abantu barabibona. Shaka banasubiza. Oya, buriya iyo wamenye Yesu urareka icyubahiro kikabike, hanyuma ubundi ukaba umugaragu. Ibindi nayo yaravuze ati nimumara gukora imirimo niyo yabihambaye, ujye uvuga ngo ni umugaragu w'imburamumaro, hanyuma wikomereza urugendo. Reka tugushimire. Reka tugushimire. Imana ibavugishe. Thank you.